ugacyawa noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda ijuru ntihazagera ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro mu ijuru ntihazagera ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo n'iry'igihe gito ndirira kenshi muri Yesu ndimo ariko nuko ntarabona Yesu Imana izanagura amarira izavanaho umubabaro wose Imana izanagura amarira izavanaho umubabaro wose umutwe wanjye muri rwa rubavu kubabazwa mw'isi n'ijuru nta mupfu Imana izanagura amarira izavanaho umubabaro kandi mwaje gusenga ubu ngubu twaje gusenga nyine uyu muntu afite ikibazo mu mutwe none urabona turimo gusenga Imana urabona utaje gusenga Imana mwaje gusengera iki se wabura icyo usengera twebwe twaje gusenga kugira ngo Imana igirire abanyabyaha neza ikureho abadayimoni bagendagenda muri iyi si muri iki gihugu cyacu ahubwo we turabona ari benshi bakurimo mu izina rya Yesu icara tugusengere icara tugusengere muransengera iki dayimoni ntacyo yakora ku muntu ariko we ntabwo urakizwa wowe dayimoni zikurimo icara tugusengere nta dayimoni ikora ku muntu ukijijwe nose dayimoni ibaho dayimoni zirahari Bibiri tubwira yuko Satani yamanukanye kimwe cya gatatu mwaje gukora hano bakaza ahangaha kurwanya abera b'Imana ahubwo nta dayimoni ibaho icara tugusengere niba udashaka turashaka ngo ukure ibishimwa mu bigawa icara tugusengere tukubwira Imana ariko se koko abadayimoni babaho dayimoni babaho cyane dayimoni n'undi dayimoni icyo nuko icyo no kurima zibaho zikorera mu bantu badakijijwe kandi batubaha Imana ziba zihari rero mu bantu badakijijwe dayimoni none ushatse kuvuga ko dayimoni ndimo cyane rwose cyane ho kuba utari wakizwa dayimoni cyonyine icyo ngicyo nta dayimoni ibaho nta kindi kintu gikuraho dayimoni nta dayimoni ibaho kwizera Kristo akaba umwami n'umukiza wawe muri wowe ugafata ibihe byo gusenga Imana bitabaye ibyo dayimoni yewe ntago nemera ko dayimoni ibaho dayimoni ziba nta dayimoni ibaho ikaguha amahoro yo mu mutima dore icyambere ufite umuhangayiko mwinshi terwa n'abadayimoni ibyo ngibyo bikuvanwa no gusenga kandi wiyirije iki ubusa iyo mpamvu turi hano mwene uwo mudayimoni akurwaho no gusenga wiyirije iki wiyirije ubusa kuko Imana ijambo ry'Imana ryarambwiye ati ngo dukomange tuzakingurirwa nawe nukomanga Uwiteka arakwakira haleluya ubundi reka mbanze njye kunyara noneho nze dusengera ibindi by'abadayimoni byo ntabyo turasengera ibindi ariko iby'abadayimoni ntabyo reka mbanze njye kunyara turakubwira ikibi cya dayimoni tukubwira ukuntu Imana yaguhaye kujya kunyara neza abandi biyagarikira muri sonde ngagenda kanze reka ze ndaje dusengera ibindi genda ujye kunyara reka ze ndaje dusengera ibindi Imana igira neza ndaje dusengera ibindi rwose Uwiteka Imana yacu umukozi w'umuhanga kuko nta dayimoni n'imwe ibaho idatinya ijambo ry'Imana ntayibaho kandi burya n'umurozi ntarusha Imana kuroga ntabwo bishoboka ntibijye bibaho ntibijye birashoboka dufite n'amasezerano ariko tuzajya n'ibyica ntacyo bizadutwara wayiki
hariya moye dayimoni hariya moye dayimoni se dayimoni ba mu bantu ntago dayimoni ari ikintu dayimoni ba muri nayibonye uribonye ute hariya icara hasi dayimoni igendana ubwo ni ibyaha byawe ni ibyaha none urayiboneye kwihana ugomba kwizera Imana kugira ngo dayimoni zitazakwica dayimoni murokore uno muntu akeneye gusengera ugomba kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe hato dayimoni zitazakwica ubundi kuko abantu n'ubundi batihana bagendera mu byaha mu ngeso mbi bakunda guhura n'abadayimoni nk'uko ugize amahirwe ntabwo igufashe ngo ibe yakwica ariko Imana ishimwe cyane kuko hari umudugudu w'ubuhungiro uhuye nawo uhungiye mu mudugudu w'ubuhungiro ubuhuye n'Imana guhera uyu munsi wa none ugiye kwihana wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe kugira ngo dayimoni ubutaha itazakwica